ndakubona cyane ni fresh mu nyambaro nziza cyane icyangwe cya madowadowa ni Shaneti y'urwembe bro urakatakata ibiki reka iki ni icyangwe ni swag urakatakata twaducaca tugutega reka mbanatayeho gusa mbanateretseho impamvu mbikubwiye hari umuhanzi ngira ngo ni Marihemu Iva Bravani waririmbye ngo arakatakata uducaca tumatega. So brother one welcome step up impano ndetse n'ubuhanga ni ikiganiro n'ubundi cyita ku mpano babwira abanyarwanda ndaguha umwanya wivuge riri chance ni muntu cy'amazina y'ababyeyi yiswe nande yisanze muri kariyeri gute riri chance ninde umwanya no wawe ni Chelsea ni umunyarwanda ekora umuziki mu Rwanda utabikora as a professional cyane nyine kugira ubikora ubikunda bitangiye kera nk'abandi bana barafite level bafite dreams zo kuzacira ibyo bageraho muziki yo mu Rwanda urabizi nyine rimwe ibibazo byinshi katanyinshi ukagera ukagive up hako si ikibazo ngira ni kimwe ibibazo muvuga bidashira ni nkiye ubushobozi nazo dufite amarebo aguhereza amazu akano gutunga rebo za hano kusanga manager nakeneye ifoto ni ibibazo man sako bitangiye kuza hatangiye kuza abantu banini nyine ari kuza bagaeri baraje makina music baba bimaze mu gihe urumva nyine ahantu hose music nyine kugizatera imbere man bisaba nyine management iri tafu nyine je gukora ibintu zirimo ufasha umuhanzi from nowhere umuhaye inzu umuhaye imodoka mukoreye byose mugakora ku percentage no giwa 30 ariko waramuhaye basic need nyine umurongo w'ubuzima naho rebozi nase none kutangiye winjiranye mu muziki ikintu kijyanye no kubaka tuzizi cyangwa wumva yuko nta swagura vuga uti kata ibintu byinshi ati rebozi naha umafaranga umuziki uragoranye urumva uri buze kumenera hehe mbere yuko ndi buze banza usubize icyo kibazo ubundi nze kuza urumva ndi bumenere hehe Oya je muziki nago ndi mushyashya rega jewe nije muntu agiye muri guma bwa mbere mu Rwanda Primus Star Research kera 2009 ndi umupeti niga mu mbere ababizi rubavu barabizi urakoze ubwo uhuje nicyo nagiye kukubaza kugira ngo ubaze neza riri chance twumva none tanga introduce yourself uvuge uti ndi runaka amazina y'ababyeyi naya ninje mu muziki gutya kugira ngo tuze kuza kugusanga muri guma nkuko bivuze 2009 uragaragara nk'umuntu n'ubundi 2009 wankwaganido wari ukiri mutoya so wamaze kungana uri buru nanganaga umusi ndege shado ndabona pe tubonye mu hano gutya basose muri studio bara mwashaka gufasha ngenda nari munsi y'abariya ngenda ku muhanda twashagamo amasidi turi mu free beat urumva mugana producer kwa BZB na JP urumva man byari insazi nawe JP uramuzi yarankoreye JP niyo muntu yankoreye indirimbo akora muri Contact FM ndi umwana man mfite dreams ngiza abapeti babonye nkumva mbaye touch the man urumva wenda waruri hano mu kanya gatoya amarangamutima nta muntu yahisha muri bare babonye nuhe muntu hari umuntu wagukomye warurimo hari umbibi wankomye yambaye rinete afite umusatsi wa naturel kabisa man uririmba neza ntekereza ko shoko ari nk'umutumirwa wa mbere ni batari wa kabiri maybe yari uwa mbere kanzu y'umutuku yari uwa mbere yari umutumirwa wa mbere yari amabika kabisa namubonye bitewe n'ukuntu twafashijwe n'abandi cyane ko nayo nzamukorera indirimbo kabisa wow dufite abajene banje benshi dukorana ba Young Peace ziri bubaza ba Fest Boy ba Babiti n'abantu bari loki nyine twaragiye dukorana nashobora kumubwira kira mfashiriza uyu muntu binkorere yabinkorera wenda video sinzi ko byagenda ariko njye audio ndiko reading umuziki 50% ko nanjye narafashe ririce hari indirimbo bushize wakoze ndayikunda nimwe mu ndirimbo nziza iyi ngiyi yije kurikira My Side Amor yego nimwe mu ndirimbo nziza nakunze ifite melody nziza bayita Amor Spanish Amor nimwe mu ndirimbo nziza naribonye ifite melody nziza pe ngira ngo waranayibonye nanashimira abantu bose dukorana mu kiganiro Step Up baradufashije kwipromotinga twarayikinnye warayibonye riri chance amazina yiswe n'ababyeyi nayaye urumva ngiye navukiye muri za Kongo urumva nubundi ni Bahati which numva kuvuga Swahili nawe Bahati nibyo chance nyine amahirwe nyine Bahati Emmanuel urumva mu rugo barabakristo niki Kamanwira Imana turi kumwe nako kabaramo nk'umujene sofata Imana turi kumwe ubwo nubundi bwo twa turi ku Mana rero mu Kinyarwanda none se ndavuga izina ry'Ikinyarwanda Imana turi kumwe umusa utagira bacuza mu buti cyane yepoya okay uyu munsi uri murabarizwa hehe
umuziki wawe urimo urawukorera hehe? Umuziki urumva kera twavuga ngo turi abahanzi bo mu ntara byarahindutse kubera ko internet irahari ahari hose wakora indirimbo ko droppinga basi indirimbo sizi guhereza nicara indahano ndi mu mvumo cyane rwose tukanazi promote kandi man thank you Jatari may God bless you mujye mufasha Matala man yafasha Matala na uzeje kabisa ariko ntekereza ko abonye ko step up wana twebwe upfa ko ufite impano kabisa cyane warabinkoreye kabisa ndagushimiye n'abashyashya bazabagira mu byo mubafasha nanashimira cyane naga rye jyenyine ni timu yose ya Good TV wabibonye ko we are family ubwo blessings mwamunsabira na romantique nayo zimugeraho kuko nawe barimo abantu babamfashije ndetse n'abandi bose muri rusange blessing of a blessing manchi. Okay uyu munsi watuzana indirimbo nziza cyane bayita My Side mu myaka reka none turebe Lil Chance aduhereze ishusho ya kiriya gihe yinjira muri Guma Guma yinjiye mate kwanza utubwiye ko agiye 2009 stage abantu mwari muri kuri stage mwabona nagwa baje icyo gihe wibuka duhereke ishusho y'icyo gihe ubundi icyo gihe hari ibintu kera ubundi hari Guma Guma none hari ikindi cyaba cyitwa ngo Primus Stylish Guma Guma urumva celebrating imyaka 50 Primus yari bazibayeho ndakeka MC yari Jado na muzungu na ambassadeur kwihanga uramuzi Jado ndamuba nandi tapendi icyo gihe akingana gutya kasari slim mu byatari ubwo ncando ku muhanda abantu bafata amasidi mukaza bukarushana abanzi 50 mba ndabakubise reka urumva mbona urengerazuba wari ukiri Rubavu nayo nyiri Rubavu ari no kwa mama ngiye Kigali tubibamo kubera haso akazi nahasubiye kubera haso n'ubundi uvuze Rubavu reka twitaho hano abanyirubavu ku deshapo umuziki bamaze kwigaranzura umuziki w'Ibutare umuziki wo kwa Bahambogizo nani na babandi ba Safi uribuka ko bajya banga abanyabutare ngo bazamutse abana bihuye kwa Urban Boys Urban Boys zabango n'abapeti bihuye bambutse Nyabarongo impamvu uramutse wacitse intege kera Sarus yari influencer iri mu muziki w'u Rwanda kera Sarus urumva ko zino za Kiss FM ba Sandrine bande ba Sudi bande bose abantu bakuru rw'imikino barenze mu gihugu babaga bari kiragiye hari na Salex Award urumva umuhanzi wari loko aho ngaho yari afite chance nyinshi zo kuba yakundwa n'abantu benshi n'abantu bamaze no kuzamuka abo banyamakuru iri yari pipinyeri bazamukira bazamukana yego urumva mu bari bafite byose kweri Rubavu rero urumva hataje kuzamo studio hari amupeti kwa Babiti unkorera fresh sana big time kuri we nura big deal na urabona ko ni ibintu bifite standard bo baratumixingiriza utangiye kubaka nyine kariyeri nyine ibintu byacu bitangiye kuza bitangiye gufata indi sura muziki yacu imeze neza ubu ako ngiye nago nyibikora gutyo nyine why wacitse intege reka tube honest nta muntu w'umukene usa nkawe mbabari oya ni kera bro ni kera none zurumva studio ndimba ari mu 70 ingahe 69 ubu ngo dio nagaye kwa L singa gasenyi cyangwa M miziki n'amafaranga wamfura bashabireke na uyu munsi hari aba producer benshi nanashimire cyane aba producer Rubavu ubona yuko irimwe muri pipiniere y'umuziki nyarwanda maze urabona ko hari aba Petero ngo Bugoyi Hood harimo bashizo bano baba USA harimo nabandi even ba Young Grace bose nabonye barimo ndetse nabandi benshi ubona ko uyu munsi umuziki turimo gukina cyane muri iyi minsi Rubavu rimiraza imbere cyane abapeti birubavu nirihe banga muri ngoma gukoresha kuki amaso y'abapeti birubavu barimo barerekeza mu muziki cyane no kubera Yefite ibindi nkora muziki nyine urumva naga side hasa ariko ngenda ukunda ko muziki ni part of me ni jewe ariko nkawe igiye kureba buri munsi biri majoro mbona ama white party harimo abantu za ba DJ Selector Daddy mufite ba West hari abambona babatera inkunga ndetse nabandi ubona ko na Daruma yacu twe dufite na label ko Daruma Entertainment yes dufite na night club urumva dufite na Leveki Pare turi team nyine twishyize hamwe twe turi ko boosting urebye nibo abantu bazindi nkora comeback n'abantu banini tumeze neza kwa signing Moon Time na ba West barahari shout out to them bakunda abahanzi nabande gusa ko nyine ikibazo bagifite kibira cyari bya bindi musaza abantu bahari nyine bumve ko umuhanzi ukomoka ngo mu ntara ugomba kujya umuhonuka muhijana aya nize mbogamizi uyu munsi urimo kubona mu muziki nyarwanda ugifite kugira ngo ugere kuri level mpuzamahanga stili abantu baba gikeneye umuntu akeneye abantu bamenye system urumva byavuye mu media house bikuza ku social media urumva umuntu akeneye aba influencer wari wese nyine tukeneye kujyana n'isigezwe urumva nako radigi hagijwe na televiziyo ni ibintu by'imikino
sinyibutsa ahubwo rest in peace dore imbogo bana niyo mpamvu mvuze social media dore nka dore imbogo dore inyogoye iriya ndi si yavutse urakoze cyane mugani mu bahanzi nyarwanda kubura kwa dore imbogo urabona biri buze kuza gusiga ikihe cyuho hano muri iki kibuga muri iyi minsi ngiye dore imbogo ntabwo mufata nk'umuhanzi namufata nk'umu entertainer abantu nyine nk'abanyogoye rumva gusa ko nyine man bana abantu babaho nyine barasetsa n'abantu Imana baravuye hasi ugasanga Imana batumbagirije ubuzima man nkashimira buri wese ujye ugira influence kuri abo bana akabageraho akabafata man ukabatumbagiza ukabagera dream yawe ikaba true gusa dore imbogo ku minota itarenze nk'ibiri dusigaranye reka twivugire kuri iyi ndirimbo iyi ndirimbo ya My Side yakozwe nande nizihe mbogamizi wahuyemo nazo yaba audio yakozwe nande video yakozwe nande indirimbo yakozwe na Babiti irangizwa na Bob Pro yanditswe na Babiti nanjye na Isha Mbaya producer Mbaya harimo amajwi y'undi mu Babiti twa Nyota nawe n'umuhanzi mushyashya ugufashwa na Babugoyi Award bakora award nabo niwe kumufasha indirimbo nta mbogamizi nyinshi zabayemo Babiti yo duhuye kora turakundana man ibintu byose bimwe n'urukundo biba byiza murumvikana aragukosora kumva n'ibyo okay nyuma y'iyi ndirimbo haraza kuzihe ndirimbo urifuza iyi ndirimbo ni ikihe kintu uduteganyirije nkawe nka Lil Chance iri zina Lil Chance turaza kuryumva gute no muri iyi minsi nk'umuntu agarutse mu kibuga urumva ngo bakora EP urumva niza ama event management na marketing narashonye n'iki n'abantu bamaze kuboneka nzubyo natanga proposal ku ruganda ahantu n'iki n'abantu ni turaziranye ubu ngubu cyakora event nini mwese nzabatumira asante kabisa muze murebe mfite venue nziza Daruma Night Club tuzakoreramo dufite abantu benshi nano basigaye banyandikira ni gake ko babona umuhanzi wo mu ntara ashaka guhembwa 700 kuri show ngiye bimbaho niyo navuze tarifu yagiye kurumana ngo njye munsi yayo urumva ko hari ahantu maze kugera mu gihe PSF ishaka kuza kwegera kagoye amafaranga mana amajyambere abari kuza ndifuza ko umuhanzi wese mu ntara yiha agaciro yimenye ibyiza biri imbere bawe positive discipline is a key okay dusoza nagize ko twashoje aduhereza umuntu umunota umwe wo kwitwikira hanyuma romantique nitusoza ze kudushyira mu biganza byawe twiragize n'Imana hanyuma uraduhiteza platform ubwo muri uwo munota harimo platform zano umuntu yakuri igihangano cyawe ubundi ubutaha ubundi hano ni mu rugo ubutaha tuzongera dusubira Instagram Lil Chance Twitter Lil Chance TikTok iminsi nyinanda biri kubera naho ni Lil Chance YouTube ni Lil Chance anose tu ni Chance so no digina kore subscribe ku ndirimbo yanjye cyashya mu streaming mu sharing ahantu hose amatekinisi namwe mukomeze mu binkorere shout out to you mwakoze good ichi mu muryango mwiza Imana ba blessing nyabona mwibuka abahanzi batazwi mu bazamure mu bafashe ni ubone ko nago tuzahora rega hazaza abashyashya hazaza nabandi nase cogari hehe si nkibyo cyane isi cyo nyine azaza okay urumva tugomba gufashanya bro asante sana ku bantu bakurikiye Step Up impano ndetse n'ubuhanga mbashimire cyane abantu twatangiye muri Saiga Boss wa Talent mbashimire cyane abantu usanzwe dukunda Step Up impano n'ubuhanga ni Daddy V Blackman Hambamani umuhungu w'Imana ndetse n'abanyarwanda uyu munsi twari turi kumwe na Lil Chance umujama no umugabo atubwiye amateka y'ukuntu yinjiye muri Primus